nta sheri ufite? Umucuzi w'umuhanga ngo akubita icyuma ngo avumbitse ikindi, umuhanga urya ihene ngo arya imwe indi iziritse. Ni imigani gakondo nabyirutse nyisanga sinjye wayihanze nubwo mpora nijoro. None se mukobwa, kuki bagutereta ugatangira kwitetesha wirerembuzwa amaso? ubu uri bugufi kwanga wibarishwa ikibazo kitagezweho kuri nyine surantereta navuga iby'ubufiyanse ko mbona ukuze, ko mbona wihaye, nta wundi sheri ufite? Mbwira, nta sheri wigeze? Rego ukabikomeza tibanza umbwire neza, tireka nkwereke nako ngewe wimbeshye, banza unyereke, nyereka ifoto rwose abahungu ndabazi, nta wundi sheri ufite? Niko se mukobwa, nk'icyo kibazo urakibariza iki? Ko cyacu by'amahirwe kikagucyuza umunyu kigahindura gahunda, uwumvaga ko agukunze yagukwa mu kabano ukamukura mu murongo ukaba nka sebwugugu, wikuraga amata mu kanwa akitemera uruyuzi inzara igatema amara. Urakwirya cyane, umushimira kugukunda, agutoranya mu bandi, akakugira uwa mbere wagenewe kureba imbere ye. Ukamwaka utarya iminwa, utima imbata y'ibikorwa, dukundane bigane he sheri? Iyi akaba ariyo mpamvu nawe urata umwanya. Ubwo se nta sheri wigeze? Siwe, urumva ubwo ari ubwenge kundeba utyo se? Kuneguza izuru uyanyimyoza sha, urabona ngo urabyimbye impanga, hekenya birarangira, ukuri kuraryana. Ni inama si uguhangana, ihangane mwana wa mama, gusa ntunkange. Niba ureba shishoza, niba wumva sesengura, niba usoma sobanukirwa. Abagabo ni bake, ibyo ni karemano, uzasoma ibarura. Abandi barakennye bahora bataka inkwano, inzara ibateye inkeke. Abandi barahuze, urakuze urabizi, none ugize agatekerezo ati mutarutwa wanjye enda tura umutima utuze, umutereye hejuru, induru ibaye ndende, intero niyo nyikirizo. Ubwo se ufite sheri? Ibyo bitumwe mushwana kuki ko kuba umwana? Fone washakashatse, imbuga nkoranyambaga zose uragenzura, ifoto kuyindi urayibazaho, urumva umwanya utaho uhorore. Ese ko mukunda kubeshywa? Arahiye ati ntawe, ndagapfa aka kanya, uretse wenda muganga ngiye gusiramurwa, nta wundi uzi uko nteye, ni ukuri ndagacika hambikwa impeta nyayo, atari nabyo mubajije. Nta sheri nigeze ngewe. Ubwo watuza uti ndakunzwe kandi ari ruharwi ry'abana. Nta wundi sheri wigeze? Ese mubaze unsubize, wigeze ubona umuntu ujya kugura umwenda akava imuhira abunuje habe n'urubinda ahantu ngo abone uko awigeraho? Yaba n'isutiya wenda, ikariso byo simbizi, harugura amasogisi atagiye yambaye inkweto. Ahubwo menya gahunda, ubundi umuhate umwanya aguhugireho umwegukana, naho ibindi ubizirikane. Umwenda mushya burya wambarwa gakeye. Mwenda ushaje barawurarana, ushaje wanawuhingana, ushaje wanawukorana, wanawumesa ukawuserukana. Itonde genda gake rero, ugenzura icyo ngicyo, rwose uraba igitsinzi. Nta sheri ufite atamugira se, ni nyiramutasu se, nyina araroga se, akora iyo bwabaga nka mwene maduni ikirozi cyo mu marangara. Cokereza aho ngaho, reka kubaza ibyozi batakwita igicucu. Ese ari wowe babajije? Ntiwakanja manu iminwa ukayijebeka, ugaceceka ugacwedeka nk'ikimene cy'icwende? Nta sheri ufite? Ngaho nawe mari impungenge, wabanje se kumwerurira? Uramubwira uti ngewe rwose dukundana ubizi, natereswe na 50, nemerera 5, nkomezanya na 3, ubu nshuditse na 2, Kamari mutendetse kabirigi, bose nta kigenda, bahora banderega, nibabona ko ndengerana. Erega twebwe turacurasa inkamwe, ubaye ufate gahunda twagendana rwose, bombi bakisura. Abanje kubimubwira wenda hoko naba nsinzwe. Niko groupe za WhatsApp harimo igizwe n'abagutereta, inkundwakazi na admin, inyungwakazi wa mwese itesha mutwe. Wahise ubimubwira, nuko uramwerurira utamabanga yose hasi. Uzahangana naba ubwo uvuze iby'ubufiyanse, nge nkundana na 2. Nsubiza, wahise ubimwerurira kwaho naba nsinzwe? Wowe nta sheri ufite? Mbonera gusa.